kugira ngo abantu dukomeze kujya tujyana neza akantu ku kandi agace ku kandi, mukore subscribe kuri iyo Mr Obed Official TV show kugira ngo ibintu byose dukomeze kubijyanamo. Dutangire agace ka kane ka gatanu rero, dutangiriye ahangaha ku ruhande yakana gace ka gatanu. Uyu mugore w'umuruzikazi yari amaze kwemera uno mugore ko agiye kumufasha kurwanya Ada. Uyu ngabo ati biriya ni biki, what biriya ni biki, nawe uri hariya yagiye, aramubwira ati yagiye ariko ntabwo aragera kujya, arambwira ati ihute rero ugende ufatire uriya mukobwa. Uyu aramubwira ati ntabwo ari bubashe kuncika. Umugore nuko yabihingutse imbere rero, kurikire Ada arababwira ati mwigire ku ruhande, aramubwira ati wowe wa mugore wowe udapfa, wowe uri moto, ndagukeneye cyane, imbaraga zawe ndazikeneye cyane, zishyire muri aka kantu. Aramubwira ati njye nitwa Ada kandi njyewe ntabwo ndi upfa, ahubwo ndi umwana wahawe impano idasanzwe. Uyu bararwana ashyiraho icyo yari afite ku ruhande, bigaragare ko agiye gufata Ada mukubite neza cyane, atangira kuvuga imitongero ibintu byinshi cyane. Uyu mugore akomeza gukora ibintu by'imitongero, akubita ku ruhande, akubitisha Ada ibintu by'imbaraga, ayazana ibindi amukubita, agiziwe aramuhondagura, amushyira ku ruhande. Ibi abireba Sanaka nabo babireba, ngati Ada ukeneye imbaraga za Ibisaka. Ibisaka bahita ko bafatana gutya kuri Ada, barangije bamwongerera imbaraga neza cyane rero. Ada ahita aricaginga neza cyane, imbaraga bigaragare ko bimwinjiye ari byinshi. Arwana n'uyu mugore, bararwana bakomeza bararwana, uyu mugore ariko imbaraga ze zikomeza zicika intege buhoro buhoro. Uyu mugore imbaraga zicitse intege ahita acaho, ahita kugendera rero, arabura neza cyane. Uyu nguyu zamumiyeho rero. Uyu ngo bamise ngo ni Jedi Queen wari uri ahangaha, akomeza agenda ahunga, ageze ahangaha urana Ada. Ati uri kujyahe? Birambwira ati Ada ntabwo ngufitiye. Ada mukubitesha ibintu by'imbaraga, amushyiraho ku ruhande. Amaze kumushyiraho ku ruhande, bigaragara ko Ada ari gushaka nyirakuru, ahita akamukuraho neza cyane ngo amenye aho nyirakuru wiwe ari rero. Ahita abona neza cyane, abona inzira. Mukecuru ari ahangaha ameze nk'uwapfuye, bigaragara ko wagira ngo igihe kuko iminsi amaze hano ni myinshi, bigaragare ko ubuzima bushobora kuba bwamurangiranye rero, ntakiri gukoma rero. Ada yonye ati nyogokuru wanjye, nyogokuru ni Ada, ni njyewe Ada. Ati ndi hano, ati nyogokuru byuka, ndakwinginze byuka. Mu kumukoraho umukecuru ntari kubasha guhumeka. Ada ararira cyane, ibintu bimufatiye amafiri. Ati ibi ntabwo byakagobye kubaho, ibi ntabwo byuka nyogokuru, byuka nkwiteho, naje ndi Ada. bya bindi wambwiraga gukora ubu ndabyemeye, bya buhanuzi wambwiraga gukora bwose ubu naje kubukora kandi ubona amafaranga. Ngaho ndakwinginze byuka. Umukecuru ariko ntiyabasha kubyuka, biranga. Ada abona ko ibintu bishobora kuba byahinduye isura. Ada ati hoya nyogokuru. Umukecuru amaze igihe kinini ari hariya, bigaragara ko atabashije kuharenga. Uyu Ada biramucanga rero, ati mwebwe wowe wanguriye ibintu rikaze nkwereke rero. Ada ajya kwihorera rero kwa kakagore. Wa mugore ati nyogokuru wanjye ntabwo ari kubasha guhaguruka, none wowe urimo urahaguruka. Ada aramuniga ati ndakwica. Uyu ngambwe ati please Ada mbabarira. Ada ati ndakwica wowe Ibisaka. Uko ndiko ati Ada rekeraho nonaha. Ambwe ati ceceka, ati ukeneye kwikontorora kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Atangira kurwanya aba bana rero, kandi aba bana baje kubwa Ada. Ati tukeneye kugira ikintu dukora kugira ngo Ada dukomeze kumubuza. Yabuze ibitekerezo rero, uko niko yakubise Ada utuntu tw'utubaraga, Ada ajyaho hasi. Ada yarashatse kwihorera, imbaraga ziramurenze nyine, abasha kwikontorora biramunanira kubera nyirakuru we yitabye Imana rero. Uyu nyirakuru aho niho yaryamye. Ada nyuma yo kwikontorora, Ibisaka baje bamuhagarara iruhande, barabyitegereza ati dukora iki, babyumvikanaho neza rero. Bigaragara ko hari ikintu kidasanzwe bagiye gukorera Ada. Baramubwira ati Ada wirira,
nyogokuru wawe azabyuka abyukire ku ngoro y'urumuri. Ingoro y'urumuri bavuga ntabwo tuzayiri, aravuga ati ariko abakuru bamucira urubanza, ati kandi ntabwo dushobora kubona uko twahajya. Ati aravuga ati ibyo bindekere Ada, ndaza kumujyana ubundi ndakwereka uko tubigenza. Uyu aravuga ati uraza kuko tubigenza. Ada akomeza kuruhutsa umutima cyane, ariko akomeza kurira. uyu ngabo kuri nyirakuru wiwe baramukuraho, nyirakuru warabura ngo bamujyanye ngo ku ngoro y'urumuri. Ada yicara aho ngaho ararira. Nyirakuru we yamaze kwitaba Imana, ibintu nyine byadogereye cyane. Ada yararize arira ati nyogokuru 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 nyogokuru. Ada akomeza kurira cyane ati nyogokuru nyogokuru. Ibintu byahinduye isura. Ada yararize. Ingoro nini icinyiye umuhezo iyo twari itongo ry'umukunzi. Uwo ni umugani umusore witwa Ancestor Inyasi, uwo ni umusore mfana cyane. Uyu ni umugani akunda guca ati ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi. Ati bo bafite babyumva, bafite ku mutima cyane. Urukundo mbakunda ni nk'iwa ku mutindi. Nje nitwa Mr Obed nk'ibisanzwe, ni kuri YouTube channel yacu Mr Obed, ubundi tukajya tukajyanamo neza cyane. Kora subscribe, ushyireho like, ushyireho share na comment. Uyu ni umurozikazi w'umweru waje kurwanya imbaraga z'umwijima, ariko birangiye bamutwaye nyirakuru. Rero kurikira aka gafilme kacu gafite uduce duke, ngira ngo aka ni agace ka gatanu kari burangire mpita mbashyiraho agace ka gatandatu kugira ngo dukomeze kubijyanamo neza cyane. Rero umurozikazi rero uku niko dukomeje. Njyewe nitwa Mr Obed, nomero yanjye 0780 ubundi tukajya duhora twiganirira kuri WhatsApp. Ufite agatekerezo rigawama, hari umuntu wanyandikiye ndamushimiye cyane. Dukomereza aha rero. Kurikira Ada agiye kanga ati good afternoon sir, ndakwinginze isaa sita nziza. Ati mpereza umugati aho ngaho bashe kuba narya umugati umwe gusa, umwe wonyine. Uyamukuraho mukumukuru n'umukobwa wacu ajumye afite n'amazi menshi. Aramubwira ati nariko ndashaka kwihurira, uko ubuzima bwanjye bwaciwemo butaragera igihe. Ati ibingibi bimurere Ada. Ati njyewe ndakeneye kugenda ukanshakisha ahantu ndi mu mwijima, kandi umuntu arimo araza yikaga cyane. Ati Ada ndakwinjiza ndaza kugufasha, ariko ibyo bintu byakubayeho ntabwo nzi byari byo. Ada ndagiye Ada. Kumbe Ada yabirotaga umukobwa wari ujomye uri kuva n'amazi, bigaragara ko amazi wagira ngo imvura iri kumugwaho ku manywa. Ada nuwo yarose. Rero kurikira unirebere rero. Ada uko niko yasohotse nyuma yo kumurota. Uwo mukobwa nitumuzi, nimba tukimubona aka kanya. Ada yarasohotse, ageze hanze yarikanze. Kuriki hari umukobwa uhagaze hanze iwabo ufite n'amazi. Amazi arimwe aramanuka, wagira ngo imvura irimo iramugwaho, cyangwa hari undi muntu urimo aramumenaho amazi. Ada nuko yaje amwegera. Wibuke ko Ada n'umurozikazi w'umweru waje kurwanya imbaraga z'umwijima. Uyaramwigira aramuhamagara ati Ada. Kurikira akanuko kandi Ada mwete sirinde urinde. Yaramuje ati uruwahe? Ati jyewe nitwa Tidi, kandi naje ahangaha kugushaka. Mfite n'amazi ku birenge. Mfite n'amazi ku birenge. Rero ibi ngibi bimeze nkaho wagira ngo ni imvura cyangwa isi yanyikaragiyeho aha ku butaka. Ada aramubwira ati se urashaka gusobanura iki? Ati nicyo ushakaho. Ati nyanja ibitse amabanga menshi yanjye y'ubutware. Ubu narubiye ndimo imbere. Kurikira ati wadushaka. Ati Ada. Amagambo amubwira nyine amagambo azimije. Ati Ada horera urupfu rwanjye. Ati horera urupfu rwanjye ku muntu wankoreye ibi ngibi. Ati mporera urupfu rwanjye ku muntu wankoreye ibi ngibi.
kurikire kumbe Ada umuntu yarose ni umuntu uje kumusaba ubufasha nyine kugira ngo abashe kuba yamuhorera. Nonaha rero ako niko gatangiye, yari Mr Obedi, na n'ubu turacyakomeje, agafilime kacu nikararangira. Ada byashyigikira handi wa mukobwa yarahagaze kugira ngo abashe kumva ubundi amenye vipi zabyo. Wibuka ko Ada ikintu cyose akozeho ashobora gusensinga akamenya iyo cyaturutse. Ati ibi bintu birarenze kandi birahambaye. Ese uriya mugore ninde? Ati uriya mugore asobanuye iki? Ubundi kuki avuga amagambo azimije? Ayo ni amagambo ya Ada. Ati nkeneye kumenya ibyishe kure y'ibi ngibi. Niko Ada yavuze, njye nkeneye kumenya ikibyihishemo. Ahamagara ngo Ibisaka abahamagara kugira ngo babashe kuba bamufasha. Rero ako kanya Ada yavuye aho ngaho amaze kuvuga ngo Ibisaka, nuko yakomeje agenda hari aho yerekeje. Mukugira gahe nyamunyu wa mukobwa n'ubundi urimo arajojoba amazi, ati wowe nishuru wowe kandi ese urinde? Ambwira ati hari ikintu kibi cyane, kibi giteye n'ubwoba cyambayeho. Kurikire ati hari ikintu kibi giteye ubwoba cyambayeho. Ndabwira ati ushaka gusobanura iki? Ati none ntacyo nakubwira. Ahangaha ahantu nonaha hoya ntacyo nakubwira. Kugarikanga bisa nkaho ari ikintu yikanze kidasanzwe abonye kigiye kuza. Aramubwira ati mfite kugenda kandi horera urupfu rwanjye. Acaho yirukanka. Ati tegereza. Ada ibintu biri kumwegera cyangwa biri kumusanga muri iyi minsi ntabwo azi ibyo ari byo. Ngo niko tugakomeje rero. Adakomeza amukurikira kugira ngo arebe ko abasha kumubona. Anahamagara ati Ibisaka babana. Nuko niko baje. Ubu nyine tubabona nk'abana ariko ni abantu bamaze imyaka myinshi. Ati ndazi ikiri kukubaho, wigira ubwoba nyagakuru wawe mwitayeho neza. Ibi abisekeramo. Ati Ada ntabwo ari nyogokuru wanjye, hari umugore ndi gukunda kubona uri kujujuba amazi, wagira ngo hari umuntu uri kumumenaho amazi cyangwa ikiyaga, ariko ababaye cyane bimeze nkaho biri kumubaho ibintu bijyanye n'urupfu rwe. Avuga ati uwo mugore afite ikintu kidasanzwe. Ati hari icyo ari gusobanura kuri njyewe. Ati bigaragara ko hari ibintu byamubayeho mu buzima cyangwa bimwe na bimwe, ariko ibyo bintu tukaba tudabasha kumenya ibyo ari byo. Rero ati muri icyo gisobanuro utanze nta connection ndi kubona ya spirit. Ati kandi ugomba kwicunga. Hagati aho ibintu bidasanzwe biri ku ruhande. Aha rero hari ibintu bidasanzwe biri kuza kukubaho kandi ukeneye kumenya cyangwa ukabitoranya kimwe aha ikindi aha, ukabicunga neza ukabikosora. Rero ni ibintu byabaye. Ati ibyo ndabyumva cyane ibyo uri kuvuga. Uwo ni Ibi arabiseka cyane. Ati mpereza umunota. Uwonika aramubwira ati mu munota umwe gusa. Aramedita bigaragara ko ari we ufite imbaraga nyinshi kubarenza. Akamaze kumedita aramubwira ati aka kanya ukeneye kuzenguruka uyu mujyi cyangwa aka karitsiye ku migezi. Hari ikintu cyahabereye, hari ubwicanyi bwahabereye, hari spirit itararuhutse mu mahoro cyane ikeneye kubaho ikabaho mu mahoro. Rero Ada arabyumva. Ati urishuwa ko ibyo bintu ariko bimeze? Ibi aramubwira ati niko bimeze. Aranarira amwitegereza cyane. Ibi akomeza kurira ariko ati ngende mvuze ati hari umukobwa wishwe. Uyu ahita aravuga ati ese nari mbyibagiwe kandi niseka. Ariko karakangurira kabashuwa. Ateka kanya rero dukeneye gufata imbaraga zacu tukazishyira hamwe, ubundi tukareba ngo vipi zabyo nibiki byabaye. Rero uyu nguyu kanarira karangije kabiriramo. Nyine uyu mwana nuko yisanze. Kurikira uyu mwana nuko yisanze nyine afite utubaraga two kwiriza. Akarira nyine. Ingoro nini icinye umuhezo. Iri twari itongo ry'umukunzi.
uko niko uyu tugaruka uyu ni Wonderboy yabonye Manu Chimo aza ahangaha ku cyuma aje kubikura amafaranga yiwe rero uyu ngabo ati Black Lion urani Black Lion okay Black Lion yanaguze n'imodoka mu mafaranga yanjye rero kumbe ni Manu Chimo w'umukire Yesu mitambika ati Black Lion hagarara ariko nibaje kumumva ati Black Lion wafashe amafaranga yanyu ufite n'intoki zo gufata amafaranga yanyu ukayagura mu imodoka iyi niko yamubwiye cyane rero nitutuma ati Black Lion uriya niwe biramurya cyane rero kurikire biramuriye cyane abonye Manu Chimo agira ngo ni Black Lion kugira ngo hari umugore waje ageze ahangaha na Black Lion aranamuzi aramuhamagaye ati Black Lion ati hano ku nzu yanjye uri kuhakora iki ati uri gukora iki ku nzu ndimo ndakubaza ati ngiye ndi kurira senga hano nirebera utuntu n'utu uko niko Black Lion yamubwiye none se ku Musanza hari ikindi kibazo kibirimo ngiye Musanza nicariye amubwira ati ngenda bizi ko nta kindi kintu cyiza kiba kikuzana hano uje kundeba atari ibyago gusa rero ubwo ni ibyago bikuzanye amubwira ati Wonderboy ari kunkurikirana cyane Wonderboy ari kumukurikirana cyane amuhiga kubw'amafaranga ye rero kandi buka ko Wonderboy amaze kubona Manu Chimo abona afite n'akamodoka keza yibaza ko ari imodoka yaguze amafaranga ati mfite amafaranga ye 5,000 rero ayo mafaranga aneshije umutwe cyane kandi iyo raporo natanga kuri polisi naba ndi kumwiteranyaho cyane rero Black Lion wagira ngo akurana n'abapolisi akazi ke kaba katemerewe kandi umenye ko ari amafaranga niyabonye bitemewe n'amategeko 5,000 by'idolari umugore rikanga ngo ati wisakuza ati uko bingana na miliyoni 7 cyangwa 8 z'amanahira aba ari amafaranga menshi 5,000 by'amadolari bigaragara ko ari amafaranga menshi uyu musore abibona vuga ati miliyoni 1 cyangwa 2 ati ntago ndimo ndabyumva neza ati kuva kakanya ubu nyine niyo mpamvu wagarutse ahangaha uza kuneza nanjye ibyago kubera amafaranga y'abandi wibye ibyago rero uje nanjye ngo ubisiremo uyu mugore yitutumba cyane ati nshinguka ubwo wasanga ushaka nanjye kumuneza rero arangiza amusiga ku ruhande vuga ati sinonge no kukumunanga tugenda kuko amafaranga nyine yatuma bagurisha n'iyi nzu uko amafaranga 5,000 by'idolari ni menshi cyane umugore tugaruke kuri Ada nuko yasohotse agarutse hadusanga wa mukobwa n'ubundi aracyahari uyu mukobwa hari ikintu ashaka kuri Ada ariko Ada ntari kubasha gusobanukirwa ambwira ati nonsezeranyije kugomba kumfasha ariko nubwo nabigusezeranyije nta kintu we kisumbwire ku byakubayeho ati niki wambwiye ati apana ahangaha apana nanonaha ati apana ahangaha atari nanonaha ati kandi igihe kirimo kirihuta cyane ugomba gushaka ingingo ugashaka ibyabaye ati ngakora ibiki nyine ngashaka iki ati ugomba kumbwira nonaha kugira ngo mbashe kuba nagufata ugomba kugenda hariya mu giturage ugashakisha ibihegereye hari amasura 2 ugomba kuhabona adavuga ati hari umuntu wambaye amasura 2 bigaragara ko amubwiye ngo mu giturage harimo umuntu wambaye amasura 2 uwo muntu agomba kugenda agatandukanya ayo masura rero ni umuntu nyine bishoboke ko ari umuntu ushobora kuakora ibibi ariko mu giturage agaragara neza ugira ati rero ibyo ni ibintu bikomeye cyane utabasha gukora kandi umuntu wambara amasura 2 bisobanuye ko mukuri kubigaragara kukuri hari kuri kuba kwihisha inyuma yuko ubuzira karengane bumuriho uko mubona muri make barimo baramusobanurira bakamubwira ati
ushobora kubona ari umuntu nyine ukabona ku isura ni inzirakarengane, nyamara mu buzima busanzwe ari ikibi. Maze Ada atangira kubyumva neza. Okay, ati ndabibona. Ati Ada ugomba kwiyitaho kuko ibyo uwo muntu bigaragara ko ari umuntu mubi. Baramusobanuriye rero. Ada agomba kujya mu giturage agashakisha akareba nk'umugabo ufite isura imwe igaragara neza, ariko ku buzima busanzwe ari umuntu mubi akora ibikorwa bibi. Rero Ada uko niko yatangiye kuzenguruka mu gaturage yitegereza neza. Umukobwa aramubwiye ati genda ushakira hanze, hari umuntu wambaye amasura abiri arimo arakora ibyaha, ariko ari umuntu w'umunyacyubahiro. Rero Ada uko niko yafashe inzira aca ku bakobwa. Hano hari umukobwa bamunyuraho, akana nyine baragutira bati wakagoryi we, wakanu kadashinze we, nta nubwo uri na mwiza, nta nubwo watwigereranya, kabanza urebe, banza wirebe natwe turebe, urebe ko ari aho wakihuzira natwe. Wowe uri akagoryi kari aho, batangiye kugaserereza akakana ati wawe hehe, banagaseka cyane ibintu byinshi. Uyu mwana avuga ati ariko njyewe nta kibazo mbateje, kandi aka kanya irihitiraga akabura ni gute watinyuka banamukubita n'urushyi, abamuhira n'urushyi ati twe turakuvugisha, bakagora igihe ukavuga ati rwigendeye, ufite n'injiji zo kutuvugisha wowe. N'abakobwa nyine aba ari abakobwa biyemera muri karitsiye. Uyu mwana arakaragiye gufatana n'abana bati mubireke cyane ibyo bintu rero byo kuzana ibintu by'amashyari imbere yanyu, mubireke cyane. Uyu abana baravuga ati urinde ayo mashyari uvuga nayahe? Ati njyewe hari icyo ndimo ndashaka, kandi aka kanya ndi mu nzira yanjye, rero ntabwo ndimo ndabinjirira, kandi ngo mugombe kuba mutazi ibyo muri gukora. Rero ngo niki ndimo ndabura, ngo niki ndimo ndashaka. Ati niki nabuze? Mwebwe mwabuze icyizere mu buzima bwanyu, niko adababwiye. Ngo umuntu uri kudukinisha, ngo rero turi gukompeta. Nyine bigaragara ko aba bakobwa ari abakobwa baba biyemera, batifitiye icyizere, bameze nk'abahanganye. Abakobwa rero ababwiye ati mwabuze icyizere, mumeze nk'abahanganye muri mwebwe. Abakobwa batangira gucaho nyine biyumvisha ko mu buzima bwabo bataye icyo bita icyizere. Rero bariruka, bamaze kwirukanka akakana araza aragahobera arakabwira ati humura, ubu umeze neza, uratekanye, humura. Rero kandi ikindi ugomba nyine kwiyitaho, ugomba kwiyitaho ukajya ureka kwivanga kwa bariya bakobwa bameze kuriya, bariya batazanakugirira nabi. Rero adakomeza kumugira inama, amubwira ati jya witonda, wiyiteho, ureke kwivanga muri bariya, kandi wowe ndimo ndakureba nkabona umeze neza. Amubwira izina rye nyine. Umukobwa ahita yikanga kuko ntabwo yigeze amubwira izina rye. Umukobwa ati si izina ryanjye urimenye ute? Uyu mukobwa aramubwira ati izina ryawe ntabwo ari ikibazo kuri njyewe, kuko njyewe mbasha kumenya gakontorora nkamenya uko bimeze. Rero aramubwira ati nonaha aka kanya ita kugenda, rero ufata indobo yawe ujye kuvoma neza cyane. Umwana afata indobo ye ajya kuvoma neza cyane. Aramubwira ati rero ntugire ikibazo, ntuwigireho ikibazo, kuko avuze izina rye nyine akana kari kabaye nk'agahamutse. Kuko ibaza nawe uhuye n'umuntu mutanaziranye na gatoya, mutaranahura, akakubwira ngo we Manuel, kandi ntabwo azi ko nta nubwo wigeze umubwira n'izina ryawe, nta naho muhurira, nawe wakikanga. Tugaruke ahangaha muri Portacourt. Rero muri Portacourt anko wa Manucimo uko niko yarari aho bisa nkaho ari muri biro. Umusore amubwira ati nibiza guterera amakuru yawe, akazi karimo karagenda? Aramubwira ati akazi kari kugenda bosi, ibintu nyine biri kugenda neza, nta kibazo kibirimo. Amusobanurira akana kariya. Rero komeza kumubwira ati nyine turimo turakora ibintu bikagenda neza, nta kibazo. Uyu musaza amubwira ati wow, rero wowe ibintu urimo urabitumika rero neza cyane. Ati rero komeza aka kazi ugacunga ukiteho. Uyu aramubwira ati ariko njyewe nyine mba nkeneye ko wananyogeza utuntu tw'umushahara, kuko urabona amaze igihe kinini ngukorera, nyine mba nkeneye akantu k'umushahara ukanyongeza nubwo waba ari udufaranga dukeya,
uyu musaza aramubwira ati amafaranga ariyo nta kibazo, wowe wigira ubwoba ku bijyanye n'amafaranga, njye nzakongeza amafaranga wibigiraho ikibazo, witumike akazi ugatumike neza cyane. Rero ku ruhande baravuga ati twa tugomba kwikiza uriya musore tutamwikiza turaza gusigara ahangaha, rero nta kintu tugezeho, twebwe tugomba gushaka uburyo bushoboka bwose uriya musore akatuvira mu nzira. Wabikora gute? Ati hari ikintu ntekereje. Ati hari ikintu utekereje? Ati njyewe hari ikintu natekereje tugomba gukora. Ati icyo kintu ni igiki se? Njyewe ndakwereka uburyo tubikora, kandi tegereza nyine urabibona hari ukuntu turi buze kubikora. Tugaruka aha, uyu ni wa mukobwa uva amazi. Ada arabyumva neza cyane, arongera bati ati Ada n'ibyo uri gukora, ati uri gukora iki? Ati Ada urimo urakora iki? Arambwira ati njye ndimo ndaruhuka. Ati aka kanya ntabwo wakakwiriye kuruhuka nona. Ati hano hariya hanze hari umuntu wankoreye ibi bibi kandi aracyari kwidegembya ari free. Rero niyo mpamvu ndimo ndakubwira ati kugira icyo ukora, gira icyo ukora Ada, gira icyo ukora. Nyuma ati arangaguzwa areba ku ruhande, arambwira ati mbwira rero. Ati ibintu ukeneye kwifuza aka kanya nuko wambwira. Ati mbwira ukuri, njyewe aka kanya ntabwo ndamenya n'ikintu kibi cyanakubayeho, rero ndashaka kukimenya. Ati nitwa Amira, ati iryo ni ryo zina ryanjye. Ibi byose byatangiriye muri aka gace kuri uyu munsi, mu gihe nazaga ahangaha ku isoko niho byatangiye. Hari umugabo wabushije guhura, nyine umugabo bahuye ni abasore babiri bahura n'uyu mukobwa, bigaragara ko umukobwa ari umuntu usanzwe nta kibazo afite, baramushimuta maze bamushimuta neza cyane. Hano wa mugabo yaje yirukanka, babasore bamubonye bariruka cyane. Rero atangiye kumuganirira inkuru y'uko byagenze. Uyu musaza aramubona amubwira ati bimeze bite? Ati njyewe nari ndimo ndigendera nihurira n'abo basore baza bashaka kunshimuta, none ungiriye faveri, urankoreye cyane. Rero nari ndimo ndajya ku isoko, nari ndimo ndigira ku isoko kugira ngo ndebe ko najya guhaha. Rero nibwo nari mwe nabariye. Aravuga ati rero ibyo witonda wicunge, hari abantu babi. Aravuga ati n'ibiki nakwishura? Aravuga ati wigira ikibazo ntabyo kunyishyura, njyewe ndagufashije ntaribi. Aravuga ati rero twikomereze ino nzira ubundi tugende. Ubwo niko bahuye n'umusaza runaka tutazi. Ati uko niko byagenze. Rero nyuma yaho uko byagenze ni gute? Twaje kugumeza duciringa, bakomeza babiganira. Bigaragara ko yaje nyine no gushaka kugira uko yigenza umuntu wari umaze gutabara. Byaje gukomeza nyine, baza gukomeza bakomeza umubano, niko baje no guhura. Bigaragara ko umubano wabo waje gukura. Uyu mukobwa aravuga ati rero njyewe ndaza kuza mpamagare polisi, kuko ibintu ukora naje kubona ko atari byiza. Ko niko umukobwa yashatse kumuvamo. Umusore umubwira ati rero wowe banza utuze, banza wihangane gakeya, ibintu bikomeye banza bijye mu buryo, ubundi turaza kubiganiraho neza. Ati njyewe ntabwo mbasha gutuza. Rero njye ntabwo natuza. Uyu mukobwa akomeza avuga musore we, njye n'abagihangane, njye navuze induru aka kanya bakaza bakagufata. Uko niko bakomeje kugenda, imibonano yakomeje. Ati hashize amezi 2 naje gusama inda, naje kugira ikimwaro cyo ko uwo musaza naje kumubwira ngo njye ndasamye mfite inda, aza kugira ikimwaro cy'uko yanteye inda. Rero atambuza ubu ngubu uratwite. Ati njye ndatwite kandi uyu mwana ntwite ni uwawe. Agera ku mugezi nyine uyu mukobwa urimo no kuri imyenda yambaye ari nayo yambara, n'ubu ngubu ari nayo yambara. Ukurikira unirebera niyo myenda yambara, ari kuza ajojoba amazi. Umusore amubwira ati njyewe ntabwo hano muri iki cyaro cyangwa iki giturage inzwi nabi, iyo nda yawe rero bigaragare ko atari iyawe. Bamubwira ati ubu ushatse kuvuga ko inda nayiteye, rero si wowe waneye inda. Ati njye ntabwo gutera. Amukubita n'urushyi. Rero umukobwa bigaragara ko batari kubyumvikanaho neza. Aravuga ati njye urankubise, ahubwo ndaza no kuguteza icyaro cyose, nimba utembeye ko iyi nda ari iyawe. Rero usambwa ati
ubu ngubu urumva wiurishuwa yuko ushaka kunteza abaturage. Ati genda guteza abaturage nzenguruke hose mvuge kuntu wanteye inda, ukuntu ushuka abantu ngo uri kubatabara kandi uri gushaka kubatera inda rero. Uwo mukobwa uko niko yagiye. Nyuma agiye kugenda ambwira ati umekinyisha wako utari buze kunkurikira. Uguruka nuko gashira mukurikira umugabo adukuga aramufata rero atangira kumuniga mukurubana aramuniga cyane aramuniga. Uko niko uwo mukobwa yaciye isheni cyangwa yapfuye. Uwo musaza yaramunize rero amuniga murambika aho ngaho ku ruhande, amaze kumwica neza cyane. Bigaragare ko amukuyemo umwuka, amaze kumwica neza cyane abura uko abigenza, areba hakurya areba hakuno, abunye nta muntu ari kumubona. Araza yumva ko umukobwa ari muzima, yumva yapfuye. Arangije kucira ku ruhande afata igitiyo, mu gufata igitiyo aza ku ruhande, bigaragara ko agiye kumushyingura nyuma yuko amukoreye biriya rero. Yaje agishinga ku mazi. Impamvu uriya mukobwa abaza afite amazi nuko nyine ibintu byabereye ku mugezi. Ubundi umukobwa ibintu byose bakabikorera ku mugezi rero. Uyu musaza nuko yaje ati wowe uraza kunteza abantu wowe, ndibe kuntu uza kunteza abantu wapfuye rero, ikaze nanagushingura. Umukobwa amaze kumwica uko niko cyamushinguye. Ariyo mpamvu umukobwa ahora afite amazi. Ati rero ubu musaza bikeri kwidegembya ahangaha hanze akora ibindi bibi byinshi yigira ngo ari gufasha abantu kandi arimo arabahemukira rero Ada ugomba gushaka icyo bikoraho, ugahorera urupfu rwanjye. Uko niko byaje kugenda. Ada arabyumva cyane rero niko agiye yafata amakuru neza, ahitamo kugenda umukobwa ati ugende neza nawe ataza kukugusha, afite ibintu byinshi bibakora, ugende neza rero. Ada yakomeje guca muri ako gaturage, ashitse aho ngaho hari icyo yumvise wagira ngo ni abantu bigikanze nyine bari kumukurikira cyangwa bamwometse ahantu cyangwa se ahandi. Ada uko niko yakomeje kugenda akomeza kugira nyine akurikira mu kugiraga yarebye ibikorwa biba basore babiri bamwe bari bagenda bagakanga abakobwa. Wa musaza akaza yirukanka ashaka kumutabara rero. Wa musaza yirukanka ati we muvanga abirukankaho neza cyane. Kumbe umusaza yira nkaho atabara, aje gutabara kandi ataje gutabara ari ukugira ngo abateshe. Ibiseka nuko bahingutse avuga ati uriya niwe, aranabiseka cyane ati uriya niwe mwicanyi, niwe muntu mubi ukunda gukora biriya rero. Adarabibona mu kubibona akomeza yomeka, araza arabikurikira neza cyane. Wiraza asanga abasore bavuga ati guys akazi keza rero. Kumbe Ada yagize arabibona. Wa musaza niwe ufata babasore akabishyura, yamara kubishyura bakajya gushuka bari abakobwa bakamera nk'abari kubashimuta, akabishyura nyuma, yamara kubishyura ubundi akajya kwiyoberanya nk'umutabazi rero. Ada arabibona, mu kubibona arangije asubira inyuma, arangije acaho aho agiye. Maze uyu musaza amaze kwishyura aza yisunganyije rero ati ewan. Uwo musaza nuko yaje asanga umukobwa ari kwihanagura, mbwira ati se mukobwa umeze neza? Ati meze neza. Ati se hari icyakubayeho kibi? Ati wihangane ndabirukankanye mbagejeje kure, wihangane rero. Ati se uri kujyahe? Ati uri kujyahe? Ati turi ibyawe wigendere rero. Aramufata umusaza nyine abeshya ngo ari gufasha abakobwa, kumbe we yishyura abantu kugira ngo baze kumushukira abantu rero ababona uko abafata ku ngufu. Uwo mukobwa nuko yamutabaye, gusa adari kubikurikiranira hafi. Adi yamaze kumuvumbura nyine, yamaze kumubona n'ibibi akora, yamaze kubyitegereza neza cyane rero. Agomba gushaka icyo abikoraho, byaba bibi byaba ngombwa akanamukura mu nzira. Ada uko niko yabibonye abyitegereza neza, yarabakurikiranye. Umusaza arataha ameze neza cyane mu giturage nyine, azwi nk'umuntu w'inyangamugayo, kumbe ni inkozi y'ibibi. Ada uko niko yamukurikiye. Uyu mugabo ageza asa nk'uwamubonye ariko aramwirengagiza, arahindukira aramubona neza cyane rero. Kurikire akantu ku kandi ntihagire akantu kagucika, aramwigira aramusatira neza cyane rero.
aramubwira ati good afternoon, umeze gute sa? Ati isaa sita nziza. Aramubwira ati rero nakuvugisha akanya gato? Aramubwira ati ubuse nkubajije uwo uri we wabanza kunsubiza. Aramubwira ati nitwa Ada, ndakwinginze ndashaka ko hari ikintu ngira menya ku bijyanye n'umukobwa wabuze. Ati umukobwa ati ndakeka uramuzi. Aramubwira ati nta mukobwa nzi, umuntu uri kuvuga ngo wishwe muri iki giturage akicwa ku mugezi. Ati njyewe ni gute natinyuka, ibyo ntabyo nzi. Ati icyo kintu rero gisubiza iyo gikuye. Aramubwira ati njyewe uko ubibona ubona ndi umuntu wakora ibyo bintu? Uyu musaza ati ubona ndi umuntu wakica umuntu? Umukobwa ati urishuwa ko uwo mukobwa utamuze kandi utigeze umwica bitewe n'impamvu runaka? Uko niko yamubajije. Umusaza ati urimo urancokoza umbwira ibigambo bibi, ubwo ushaka iki? ushaka iki? Ati njyewe uko mbona umuntu ibyo bintu nabikora, ibaza ibintu uri kuvuga, icyo gitekerezo nta nicyo nagerageza. Ati ndabibona rero, urafata abantu ugatuma bakwizera, ubundi bakabona nkaho uri umuntu mwiza, ukazenguruka igiturage cyose bigaragaza nkaho uri mwiza, kandi ari ukubayobya ushaka kugira ngo bice rero, ubafate ku ngufu ubasambanye. Arabyumva. Ati kubera iki? Ati se urinde ubundi? Umusaza arabyumva, aramubaza, agiye kumutera imicanga, abaciye hariruka neza cyane. Ada mu kwitokora ku maso nyine ntiyamubona nyine, bigaragara ko uyu mugabo wagira ngo afite imbaraga yizeye zimwe cyangwa zizira. Akura ku mpeta avuga ibintu by'ibigambi by'imitongero. Adamukuza ageze aho ngaho aramura, kandi uyu musaza tugiye tubona yinjiye aha ngaha, arazenguruka ahantu hose aramubura. Bigaragara ko uriya musaza nawe ashobora kuba afite ibibaraga by'umwijima bimufasha cyangwa bigira icyo bimufasha mu bikorwa bye rero. Adagera ariko uwo musaza ugiye he? Umuntu wicaye aha ngaha nta yindi nzira ihari, unyuze he? Uyu musaza aramubura neza cyane rero. Uyu Adamu kumubura arituriza, arisuganya, komeza bamugara, tugiye he? Ngwino uhure n'igeno ryawe. Akora aha ngaha atangira kuvuga nawe utuntu tw'imitongero. Ubundi amasengesho niyo mitongero. Akomeza kuvuga utuntu bigaragare ko arimo arasensinga umuntu ari hano hafi, ariko ntari kubasha kumubona rero. Kugira ngo kiramubona, umusaza mugira ati kumbe nawe ukoresha ibintu by'imyishima. Ati ikakubayeho rero. Ati njyewe aramuseka, njyewe nyine nifashishije nanjye utuntu nk'utwo kugira ngo ngire imbaraga rero. Ugize ngo wabaho udafite utuntu tugufasha? Afata iyo mpeta arayimutunga, mu kuyimutunga bote cingukaho wagashwigwe. Akubita umusaza urushyi, aramukubita urushyi, ati wimenyera. Arongera wimenyera, ati wowe wimenyera, mutaho ku ruhande rero. Ada uko niko yatangiye kurwanya umusaza wigize akaraha kajyaye. Aramwegera, amaze kumwegera avuga ati ubu ni we nyine wa mukobwa yashakaga ko amuhagarikira rero. Afata ya mpeta yamufashaga kubona utuntu tw'utubaraga, arayifata neza cyane, arayitegereza neza. Ati gufata ino mpeta ugashuka abantu, iki nicyo kimenyetso kimwe gusa wifashisha uyobya abakobwa. Iki rero ntabwo uri bwongere kubasha kukibona. Njyewe ndaguhagarika wese hatagira n'ikintu uzongera gukora rero. Adamu kumara kuvuga amagambo arahaguruka neza cyane, abona wa mukobwa wa wundi nyine uhora ajomye ufite amazi menshi wiciwe ku mugezi, aramubona neza cyane. Aramwegera, aramubwira ati aramwegera cyane nyine kugira ngo bagire ikintu bavugana. Ati byakozwe, byamaze kurangira, ubutabera bwamaze kumuhabwa. Aravuga ati Ada urakoze cyane rero. Ati urakoze cyane kubundwaniriye uru rugamba. Aramubwira ngo ibi nyine yari abikwiriye kugira ngo ahure n'ubutabera bwe rero. Aravuga ati rero ubwo roho yanjye yaruhuka mu mahoro, niko yamubwiye. Kandi urakoze
kuri faveri ungiriye, kandi kuba umfashije cyane, ubu ndigendeye mu mahoro cyane. Icyo kintu nkoreye kimwe ni ikintu kinduhukije, kandi ababyeyi banjye ndabizi ko uzababwira buri kimwe. Ati uzabwira ababyeyi banjye buri kimwe cyambayeho, kandi nta kindi kibazo uzongera kugira, ntuzongere kongeraho ikibazo. Aramubwira ati rero ndishuwa neza cyane ko nta kindi kibazo nzongera kugira. Bigaragare ko nyine aka gafavera mukoreye kagiye gutuma Amira niko nyine bamwita uriya mukobwa, agiye kuruhuka neza cyane, agiye kuruhukira mu mahoro, kugira ngo ibintu byose bikomeze gucamo. Rero uyu mukobwa yageze ahangaha, bigaragare ko ahangaha ashobora kuba ari iwabo w'uriya mukobwa. Arahagera ababona nyine bari mu udukorwa twinshi dutandukanye, aramwegera cyane, aramwikangara rwose, ati njyewe narinzanye ubutumwa bwa Amira. Ati mama, ati papa, arabahamagara kugira ngo nyine ababwire ubutumwa bwa Amira abazaniye. Rero arabwira ati uriya muntu avuze izina rya mukuru wanjye Amira. Amira wacu. Aramwigira cyane, amubwira ati Amira arantumye, ati mutuze ibintu byose ubu biri ku murongo, bimeze neza. Umuntu wari waramwishe yakuwe mu nzira. Umugore avuga ati mana yanjye, mana we, umukobwa wanjye. Arira cyane nyine, ariko uwapfuye ntabwo abagaruka. Umukobwa nyine yari yamaze kwigendera, yamaze kwitambira Imana. Nta kindi kintu nyine byari kubafasha uretse kubabwira inkuru y'umukobwa wabo. Agace ka 5 ngira ngo karimo kajya ku musozo, ariko mu kanya kadatinze ndaza kuza kubatamo n'agace ka 6 kugira ngo episode yacu zikomeze kurangira, tuzirangize neza cyane. Ngira ngo mbabwire ati filime yacu nyine irimo isatira ku musozo, harabura ngo uduce 2 cyangwa se 3 kugira ngo duhite tugisoza neza cyane. Rero muri comment ushobora kunyandikira, ubundi ukambwira ngo vipi, ukambwira ati muntu wanjye, hari akantu ushobora gukosoramo cyangwa ushobora kongera. Ufite igitekerezo rega wananyandikira, tuzakomeza. Ciao.